Yes guys, twongeye kubasuhuza nanone tubaha ikaze kuri Lucky TV1. Aha ni ahandi mumaze kumenyera aho tugenda tubazanira ibiganiro bitandukanye byiza. Hanyuma rero nkuko mwage muyibona hano imbere za kamera yacu turi kumwe n'umukobwa mwiza ewana ku cyangwe giteye ubwoba. Turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane araza kutwibwira uyu niwe tugiye kuba tuganira umwanya utari muremure n'umukobwa w'umunyamulenge. Araza kutwibwira, reka tumuhe umwanya kugira ngo abashe kutubwira dene tuzagukomeza n'ikiganiro. Ikaze kuri Lucky TV1 watwibwira. Ya murakoze cyane, amazina yanjye nitwa Umukobwa Francine, herereye hano i Nairobi. Ongera ijwi ni kaho. Ya nitwa Umukobwa Francine, ntuye Nairobi. Utuye Nairobi. Umukobwa Francine, wakurikiye bya biganiro by'abamisi? Ntago ari cyane ariko hari uko nagiye mbibonaho gahoro gahoro, gusa byaje umuntu ari bize ntabwo twigeze tubikurikirana cyane. Ariko nyine urashobora kwivuga nk'umunyamulenge, none uvuge nk'umunyamulenge umutima ukeye wari unaka wari ibintu nk'ibyo. Twibwire nyine neza nyine ku buryo nyine umuntu utakuzi yahita amenya uriyo. Okay, amazina ni Umukobwa Francine w'Abagorora. Umukobwa wavukiye Umurenge. Aho narereshejwe amata y'ikivuguto n'imyumbati. Nubwo kose imyumbati n'ikivuguto. Tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Mbere ko dutangira ikiganiro ngiye kubwira akantu kamwe usubiremo. Sibyo urakavuga wihuta? Yego ndakavuga. Ari akantu kamwe twagiye dukunda kuvuga kera turi tukiba iwacu muri gakondo, tukavuga ngo isazi ishotse cyitse ishara. Isazi ishotse cyitse ishara. Bivuge wihuta. Isazi ishotse cyitse ishara. Isazi ishotse cyitse ishara. Uri umuhanga. Hari akandi uravuga ngo usa ngenda bimenyera, uravuga ngo igiti cy'umuvumo kivamwe amata n'amavuta kiri kure kuri kiruhura. Shano kwisi nanabyumvisha ahubwo. Reka mbivuge nitonze. Uravuga ngo igiti cy'umuvumo kivamwe amata n'amavuta kiri kure kuri kiruhura. None bivuge ngo igiti cy'umuvumo kivamwe amata n'amavuta kiri kure kuri kiruhura. Cyangwa usibye kuba ndi kumva kiruhura n'amavuta ntabi. Yes. Uyu rero ni Umukobwa tugiye kuganira. Aratuganirira ibintu byinshi bitandukanye. Rero Umukobwa utubwiye ko witwa Umukobwa Francine, utuye muri Kayore. Ndagira ngo tuganire ku bintu bikeya bitandukanye bya societe yacu y'umunyamulenge. Uri umukobwa mwiza cyane nkuko abantu babibona. Ese ubundi kuki utitabiriye irushanwa rya Miss Mulenge? Okay, irushanwa rya Miss Mulenge twari bize, ariko kandi ikindi cyongeyeho ngiye ku giti cyanjye numva ko ngomba kubikora mu gihugu cyanjye. Bishatse kuvuga ko noneho upinga ababikoreye? Oya, ntabwo mbapinga, buri muntu agira imyumvire yiwe. Ariko njye numva ko ndi mu mahanga nta kintu nakora kijyanye n'ubwoko bwanjye. Ikiza rero numva nashatse kwiyamamaza ku minsi najya muri gakondo yanjye aho ababyeyi banjye, inshuti n'abavandimwe bari, mbese nkagaragaza no mu gihugu cyanjye ko natwe turi abakongomani nk'abandi. Noneho ni ukuvuga ngo bari abantu babyitabiriye abiyamamaje, warabagaye muri make? Hoya, ntago nabagaye, ndabashimira. Nabonye nka mugenzi wanjye w'umukobwa wari uvuye muri Kongo, njye ndamushimira cyane, yabanje yagera mu rugo muri gakondo twavukiyemo areba ibibura n'ibikenewe. Niwe mbese njye niwe numvishije nkunze mu bandi bose. N'abandi ndabakunze, ariko njye yankoze ku mutima, numva wenda nk'inzozi zanjye zigiye gusa n'iziwe. Ku rugero wenda iyo uza ko wenda waragiriwe nk'amahirwe yo kuba umwe mu bajaji barimo bakoresha ama interview bari abakobwa cyangwa se abatanze kamba,
muri bari abakobwa bose nimba wararikurikiye ninde wabonaga wowe nk'uko bivuze nyine ninde wumvaga wari ufite umushinga watuma rira kamba yaryeguka? njye muri make ntago nibuka amazina yabo kubera ko ntago nabikurikiranye, ariko nkuriya mukobwa nimba baramwise ngo wavuye hehe Murenge ntago mzibuka, wowe urabizi. Nkuriya mukobwa nyine numvise viziyo yiwe, numva ibitekerezo byiwe, ndeba mbese nyine no gushira amanga afite, ndavuga ati at least uyu nguyu akosawa. Urakoze cyane. Hanyuma mutimuke ubusanzwe muri uri umukobwa muri Nairobi ukora iki? Muri Nairobi utuzi tuba dutandukanye nyine, ariko njye ndikorera. Urikorera? Nyine ukora iki? Iyo tuza hano wenda kuri kamera dukora ibiganiro nk'ibi ngibi, tuba tugira ngo byibuze hari ibintu ubwoko bwacu dusa naho twasigaye inyuma y'abandi, cyane cyane ku bakobwa cyangwa se abagore n'abandi. Noneho uyu mwanya turimo turaganira nkawe nk'umukobwa cyangwa se umwari w'umunyamurenge, sibyo? Aho wasangaga abakobwa imirimo yabo cyangwa se ibyo bakoraga byabaga ari ibintu nyine byo mu rugo, guteka, kugira gute n'ibiki. Ariko urebye muri Kenya aho turi nyine n'ahandi wenda abandi bagiye bagenda, hari imirimo itandukanye abakobwa bagenda bakora. Niyo mpamvu warumbwiye ngo urikorera, ndashaka kumenya ukora iki. Ese ibyo ukora ni ibintu byatuma abandi bantu babijyamo, ni ibintu bya motive undi muntu kugira ngo abe yabijyamo? Wenda ibyo nkora si buri umwe wese wabikora. Buri muntu wagira plane yiwe mu mutwe wiwe y'ibyo ashoboye gukora, ariko njyewe ibyo nkora ndumva nta mpamvu yo kubivugira kuri kamera. Nta mpamvu yo kubivugira kuri kamera? Yego. Tugaruke ku myitwarire y'abakobwa b'abanyamurenge hano muri Kenya. Iyo urebye abakobwa b'abanyamurenge hano muri Kenya ku bijyanye n'imyitwarire, ndakomeza ngaruka kuri rya rushanwa rya Miss Murenge, hari abantu bagiye batangamo imishinga yabo bavuga ko bazagarura umuco waratakaye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urebye wenda abari b'abanyamurenge hano muri Kenya, ni iyihe mico wenda batakigira yawuzi baranga mu mico yacu ya kera muri gakondo? Ndagusubiza bitewe n'ibihugu by'abandi tugenda tubamwo tutari mu bihugu byacu, ntago wareka guta umuco, cyangwa se nubwo tugerageza gukora nk'imico y'iwacu, ariko ntago bivamwo bitewe nuko turi mu mahanga y'abandi tugenda dufata imico y'abandi. Rero nkatwe abakobwa b'abanyamurenge tugerageza nyine gukora imico yacu, ariko ugasanga nka bamwe bavukiye mu mahanga nyine batazi imico ya ruguru, ugasanga nyine ntago wenda twambika isura nyine y'ubwoko bwacu, ugasanga nyine tugiye gushushanyamwo n'abanyamahanga. Noneho iyo mico gerageza ubibutse cyangwa se utwibutse, iyo mico ni iyihe yaba yaratakaye, cyangwa se iyo mico ni iyihe itagikoreshwa kugira ngo twibutse? Murakoze cyane. Imico nyine tugomba, icyambere ni ukuzirikana gakondo yacu twarerewemo, twavukiyemo, ntitwifate nk'abanyamahanga kandi twebwe turi ubwoko muzi uko mbese nyine. Gusa wenda icyo mbwira abakobwa b'abanyamurenge aho baherereye bose, bahore bibuka igihugu bavukiyemo, bahore bagaragaza umuco wa gakondo, mbese duharanira iterambere ry'umukobwa nyine w'umunyamurenge cyangwa se umumama, nk'uko isi turi kujyamo niko imeze. Nibyo nari nkubajije ngo ubona imyitwarire y'abakobwa b'abanyamurenge hano muri reka sinkubaza ahandi, ndabona hano dutuye, ubona imico y'abakobwa b'abanyamurenge ihagaze gute? Njye ntacyo mbanengaho, nta n'icyo kandi navuga ngo turashimishije, bitewe wenda nuko ijisho riduha, twebwe wenda siko iryacu rimeze. None wowe tubwira uko ubibona, tubice ku ruhande. Hano muri Nairobi twese turashyanutse, tumeze neza, ko turareba akazoza k'ejo, nta mpamvu yo gusubira inyuma, ntago twamera nk'ibihe byashize. Muri gahunda zo gushaka abagabo?
oya ntago ariyo vision ya uwo muntu namugeraho nyine azamutwara ariko ntago vision ubu ngubu y'abakobwa b'abanyamurenge ntago turarikira ibyo ngibyo cyane nk'uko wasangaga tutiga ugasanga twibera mu mazu tugategereza umugabo mukagenda ariko ntago ari byo ubu ngubu turi ku iterambere n'abakunzi nitubabona ni karibu cyane bishatse kuvuga ko ntawe ufite noneho abantu bari kuri kamera noneho uyu mukobwa twicaranye hano imbere nta mukunzi afite tubifate gutyo cyangwa yes we okay kubera ntarava impande y'ababyeyi banjye na mbese nyine no mwihakana arazabyumva no mwihakana gutya azabyumva ariko ntago aranjyana ntago aranjyana nk'uko mubibona hano ni mu rugo ndacyari kwa papa na mama nyine iyo ntaho turajya ntago tuvuga ko dufite abakunzi ko nyine nabo nibakenera ko ako kantu ushizemo iyo ntaho murajya ntago uvuga ko ni ukuvuga ngo wa wundi ufite ntahari okay mvuze ngo ntahari waba wishe umuntu kandi ahari sibyo gusa nyine nk'abahungu nyine cyangwa abakobwa muri rusange ntago wiri mwa mama wawe cyangwa mwa papa wawe twese buriya nyine tuba tungana tu ari umuhungu ari umukobwa iyo akiri kurego twese tuba tungana yes okay narimo nkubaza nyine ku kibazo kijyanye n'imico kuyibona y'abakobwa b'abanyamurenge usanga ari uvuze ko ari sawa hanyuma se abahungu bo ni gute kubera ko hari kenshi ukuntu usanga twibanda ku bakobwa cyane ariko ntitujye no ku bahungu abahungu bo mu mico yacu ya kinyamurenge ubibona gute urubyiruko rw'abahungu b'abanyamurenge okay niyo mpamvu natangiye nkubwira ntago twamera nk'urubyiruko rw'abanyamurenge wenda rw'imyaka yashize bitewe wenda n'iyi si uko itujyana ariko mu by'ukuri turagerageza urubyiruko rwose ahubwo sinzi ababibona wenda muri za komenti nibo batubwira ko twataye umuco wenda tukikosora abatureresheje ijambo none se wowe urebye kabisa ubona nta ibintu byose ari sawa nta muco watakaye nta muco twataye twebwe urubyiruko ahubwo bari mu guta umuco n'abubatsi kagira inkuru noneho sasa abo bubatse bo bata umuco gute noneho abubatse nibo batugaragariza isura mbi mu gihe ubona nyine ukabona none umwe afite umugore ejo ngo batandukanye siritu cyane abantu bashakana n'abo hanze rwose n'abari mu kuva hanze bakaza kutuvundira inaha bihangane niko baraza bafite abagore iriya ugasanga babeshya abana ngo nta bagore bafite bashika hano bagashaka abagore ba kabiri bikosore cyane natwe tubari inyuma tuzaza ariko tuzakora gutya abantu bari hanze mu byumve pe mugende mwikosore n'ukuri mugende mwikosore hanyuma se waruvuze ngo abata umuco n'abashatse cyane cyane abashatse abagore bo hanze cyangwa se abakobwa bo hanze wenda kuri iki kintu ni ikintu kitavugwaho rumwe n'abantu benshi batandukanye kuko abantu bashaka no kubikoraho ugasanga biri kuzana imyiryane n'amatiku mu bantu duhe realite cyangwa se ukuri rw'ukuntu izo ngo zisenyuka kuruta wenda kuko hano se ntihariho ingo z'abantu zisenyuka kandi baturanye b'abantu birahaba cyane noneho duhe iyo realite y'ukuntu wenda iyo y'abantu bo hanze ari bo cyane bikunze kuba wenda byose twabyita ngo ni igihe cy'imperuka simbizi ariko mu by'ukuri ari abinahari n'abiriya twese ni desemu ariko ni ukuri ariko mwebwe muri imbere cyangwa se basa n'abadukuriye nibo rwose navuga ngo bari mu gukora ibintu bitari ese ubundi biterwa n'iki ibyo bintu nanjye nicyo kintu nibaza biterwa n'iki turavuga ko biterwa n'iki
okay ntabwo twabimenye kubera ko ngende umukobwa ntabwo ndi umumama cyangwa se ntabwo ndashaka sibyo ariko aho naba ngiye kwinjira mu nshingano zitari zanjye. Buriya se ntibyaba biri guterwa wenda no kuba buriya nta rukundo rwubakirwa a distance. Reka mbivuge gutyo. Burya iyo umuntu mutari kumwe biragoye ko mwakubakana mutari kumwe. Kandi n'ababishobora big up kabisa muri abantu b'abagabo n'abandi muri abantu b'abagore turabashimiye cyane. Ariko se buriya ntibiva wenda n'ubundi no kumyitwarire y'umuntu cyangwa se kwagushaka umuntu utiyumvamo mudakundana just ukamushaka nyine gusa kubera indi mpamvu. Oya buriya uzashaka ikiganiro nyine cy'abo byabayeho. Wenda nibo baguha ngamba connection. Ngamba connection. Connection guteze. Ye batandukanye se. Ntabonze. Kandi bavuze ko bazi kandi ari abantu benshi bakunze kubikora ari abantu bashaka nabo hanze. Okay, urebye ntago tubaza ariko turabyumva kandi ukumva nyine urababaye tugikomye kuri wa muco wacu w'abanyamulenge muri rusange nyine ukabona twabaye abanyamahanga kuko twese twavutse tubona tubyagwa n'aba papa na ba mama bakatubyara bakaturera ariko twebwe twagiye mu mahanga nitwe twabaye bagi. Nibyo bya bindi twara twakozeho ndakubaza se ni uhe muco ubona watakaye abanyamulenge tutakigira ushaka kuvuga nkaho udahari kubera ko ni bake cyane sinzi ko hari n'abahari mu babyeyi batureze ruguru bagiye bakora ama divorce. Mu by'ukuri nanjye nagiye mbibonera inaha ngaha kubera ko iyo urebye si tukabaza umuntu wari we wese papa ninde mama ninde ntago wumva ngo yatandukanye ngo na mama ngo wenda ngo papa ngo ashaka ngo undi twese ndazi ko nawe wicaye aho ngaho nubwo utari kuri kamera ariko urabizi ko nta mubyeyi wacu wigeze utandukana ntawe nzi nimba banahari wenda ni sinzi bashobora ko ari bake ni bake kabisa ntago ari nk'ubu nyine ibintu bisa naho byabaye nk'indirimbo. Gusa nyine tuzikosora twese muri rusange abari imbere yacu natwe turi inyuma tuzikosora mbese. Wowe none nk'umukobwa sibyo ni iyihe nama wabwira nk'abo bantu? Cyambere ni ugukizwa. Ababikora n'abapagani. Oya ntago ari abapagani ariko ni ugukizwa buriya njye ntekereza ko byose ari Imana ibigenga. Imana nigena abantu gutandukana. Oya Imana nyine niyo fondasiyo nyine y'urugo itangiriro n'iherezo. Bishatse kuvuga ko wenda abo bibaho ntago baba bafite iyo fondasiyo kuri. Oya nyine navuze ati byose ni Imana izabidufashamo. Okay, urakoze cyane. Yego nawe. Hanyuma noneho biri seriye. Uri umukobwa mwiza ariko nkubaza ikibazo. Ufite fiance? Tubwire. Kandi nakubwiye iyo ngiye kumugira ubona ntarimo hano. Okay, oya fiance ubundi fiance ntago ari uwo mwubakanye. Fiance ni wo mu biteganya. Okay, ntawe. Sure. No. Okay, aho kuki waje umbaza ibibazo byinshi biti. Nyine none se turi kuganira. Uri sure ntawe ufite. Undi se wigeze umpamagara ko ugiye koza. None ngiye kubizira. Bizire rwose. N'abantu babyumve ko wansanze mu rugo ntungura. Ntago kugutungura nsanze umeze neza warugiye ahubwo reka ngushimire kubwo akanya kawe gato umpaye. Ariko nari nkene nyine ko tuganira akanya gato yo kuri utwo tuntu tugiye tuganira. Mbabarira umbwire biri seriye. Sibyo? Ufite fiance? Ariko none abanyamakuru b'iki gihe murinjirira shawo bayavurema. Nakubwiye ko ntawe nashaka. Uri seriye ko ntawe? Waje sumuzanye bazi. Oya shanu kuri reka nkuntiza amasaha yagiye wantunguye nyine ubwo butaha abakunzi bacu
tuzakora ikiganiro nyine gifitutse nyine mu bintu twatekereje neza. ariko uri mwiza cyane. hari undi muntu wabikubwiye gutyo? ahubwo nibaza impamvu nibaze ariko hari umuntu ureba gutya nyine n'undi muntu areba akavuga ati uyu muntu ni mwiza. undi muntu uwo ari we wese gutya areba gutya gusa ku muhanda. ntabwo warereshwa amata utarereshejwe igikoma ngo ureke kuba mwiza. amata n'imyumbati sha. ubundi iwanyu ruguru ni hehe? iwacu ruguru ni mu Minembwe. mu Minembwe nta myumbati ibayo? sha ibayo. mu Minembwe nta myumbati ibayo kandi n'amata ni make mu Minembwe. ninde akubwiye ko se mu Minembwe amata ni make? wenda iwanyu ni ngewe iwacu ni mu Rurambo. mu Rurambo iwabo w'amata ni nka nyinshi cyane. none iwabo w'umurenge ni hehe? ubundi mu Rurambo niho kunana niho kwitongo mbese niho kapita. ubundi sinzi ukuntu bagize Minembwe kapita. iwanyu ariko numva ngo ni mu bihuru gusa. iwacu hari heza ni ukuri. rero ntabwo hari heza, n'ubu ni heza. buri muntu wese azagira amatsiko yo kuhagera, nk'uko ni gakondo nziza ituyemo abeza, ituyemo amashyo y'inka, ituyemo ibiremwa muntu. yego desi. hari umukobwa ejo bundi wavuze muri iriya minsi murenge yewe yagiye kwiyamamazamo ari kuvuga ngo ashaka kuzaba umusirikare. ariko mana nyagasani ndamushyigikiye. niba mushigike rero birashoboka ko tukurangire. nawe ushaka kubijyamo? ushaka kuzaba umusirikare? kuzaba umusirikare wa leta ya Kongo se? kubera ndi umukongomani nawe umusirikare. ariko abasirikare b'abagore cyangwa se abakobwa muri Kongo ntabo harababona barahaba. ntubona ko ukuyemo amataratara noneho abantu bagiye bakubona neza rwose. guys abantu mutarashaka muri aho ngaho gusa mwirirwa mugira muzerera dore abageni twababazaniye ngaho cyangwa tugushireho nimero y'inani. ni ukuri wakoze, ni ukuri nubwo twagutunguye twatwaye umwanya wawe munini, ariko noneho ndashaka amugana nk'uko wari wivuze, ndashaka ko tuzategura ikiganiro. ndabizi urabishoboye, ikiganiro cyiza kivuga kuri gakondo yacu cyangwa se umukobwa w'umunyamulenge. rero kuko wahoze bimbwira ko amasaha yawe yagiye, ndagira ngo nkubaze utubazo nka tubiri cyangwa dutatu twa nyuma. ikibazo cya mbere, muri uyu mwaka turimo cyangwa se muri ibi bihe turimo by'iwacu, urabizi ko abantu benshi barasa naho bahunze igihugu. ruguru iwacu hari intambara. ni iki wabwira abanyamulenge bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, cyangwa cyane urubyiruko, kubera ko urubyiruko ni iki urwo rubyiruko ruri mu bihugu bitandukanye by'amahanga, ni iki wababwira ku gihugu cyacu cya Kongo? tugendeye ku bya ba sogokuruza hariho ba papa batubyara. tugendeye ku by'ababyeyi batureresheje iteka ryose, batubwira ko niyo twazenguruka isi tuzasubira muri gakondo yacu. iryo ni isezerano ngo twahawe n'Imana data twese. rero urubyiruko twese aho turi duharanira iterambere ry'iwacu, twaguke. wenda twagiye duhura n'abanzi nk'uko mubibona batishimiye ko ubwoko bwacu bwabaho, habaho gusenyegwa, habaho ibyago bitandukanye. cyane nihanganisha ubwoko bwanjye muri rusange, abari hirya n'abari hino, ariko nshishikariza cyane kandi ko tugomba kubaka igihugu cyacu. waruvuze ngo duharanire iterambere ry'igihugu cyacu. ese ni gute, ni iki twakora kugira ngo duharanire iterambere ry'igihugu cyacu kandi tutakirimo? ntekereza ko umuntu wese ukibuka ko ari umunyamulenge niyo yajya munsi y'ubutaka, nimba inahangaha habaho undi mubumbe waturamo abantu, ndatekereza ko umuntu wese ukibuka ko ari umunyamulenge aho ari hose afite icyo yakora ku bw'igihugu cyacu. how gute
nibyo nshaka kumenya none waruvuze ngo duharanire iterambere ry'igihugu cyacu tujye kubaka se kuko urabona hano muri Kenya turi n'ahandi abantu baraje barashitse bamwe baratuye kubarubaka kubaragira gute mbese activite zose mbese nta muntu ugitekereza ko iwacu Kongo iwacu ni ibintu gusa biba hano biba ku rurimi gusa bitakiba mu mutima abo bantu k'umukobwa w'umunyamulenge w'umwana mutoya sibyo niki wobwira bakuru bawe bari imbere bakuru bawe basaza bawe nabagabo bakuru bafite imyumvire imeze gutyo mu by'ukuri kubera ko natangiye nkubwira ko dufite amasezerano ko tuzasubira iwacu rero ayo mazu bahabo bakandakeka ko nta mapine bafite ngo bazoyasunika bazoyasiga ako kantu gasubiremo cyane okay nari nkubwiye ati mu by'ukuri twakubaka ko turubahikira ibihugu by'abandi iterambere ryawe rya hano kurubakira igihugu cy'abandi gusa ndagira ngo ngutangarize ko ayo mazu cyangwa se n'ibindi nta mapine bifite ngo uzabisunika ubwo rero abubaka nyine ni bubaka ariko bamenye ko baba bateza ibihugu by'abandi imbere urakoze cyane ikibazo cya kabiri ko nono warambiwe cyane kuri amasaha yagiye ndabyumva amasaha yarangiye reka mbirekeraho ngaho ako kanyuma wakomeje kwibanda cyane ku bakobwa n'abasore bashaka hanze kandi namwe muri hano muri abakobwa mukeneye abagabo abo bantu niki wabwira abakobwa baha niki wabwira abakobwa biri iki wabwira abagabo bindi gushakana ni ukuri ntabwo ari bibi ni umugisha ni byiza cyane nubwo wenda tutarabigeraho ariko ndakeka ko n'ababigezeho ari byiza gusa wenda icyo twafashanyeho twese ni ukubaka urugo byiza nyine mbese icyo nzi cyo nuko bose abashakana bose abari hanze n'abari hano bose ni abanyamulenge bose bazirikane mbese nyine umuco wacu wa kinyamulenge atari uwo gusenya ahubwo ari uwo kubaka iteka tugere ikirenge mu cy'abatubyaye ushobora koza cyane ndagushimiye ukiri imbere za kamera yacu yego nkuko wabivuze nagutunguye usezeranye n'abakurikirana Lucky TV1 umunsi uzaduha ikiganiro cyiza kirambuye giteguye noneho kizaba gifite na topic nyine nziza kibandaho yesu we ako kuko wambabariye ukabyara ko tuzabivuga kugira ngo none urabona ko ibi bintu twatunguranye ni ibintu nyine bisa naho biri munani ariko mu by'ukuri ndagushimiye uri umukobwa mwiza w'umunyamulenge nubwo wanza kuvuga business ukora none ndashaka kuzagutungura ndi muri ya business yawe kugira ngo tuyereke abantu uri umukobwa witeje imbere uri umukobwa ufite ibintu byawe ukora byiza kandi bishobora kugirira ubwoko akamaro cyangwa se bishobora kugirira abandi bakobwa akamaro ibyo nibyo wagombaga kutubwira noneho ngewe reka mbikubwire cyangwa se mbiguteguze ndashaka ko nzaza tukaganira kuko niyo yari yanzanye n'uyu munsi nubwo wanze ko tuyiganiraho ndashaka ko nzaza tuganire kuri ya business yawe utubwire uko watangiye utubwire aho ugeze utubwire uko ubikora n'ibinashoboka nanjye umpereze akazi sawa tuzabigeraho byose hamwe n'Imana urakoze cyane Imana iguha umugisha rero reka ijambo rimwe dusoza nire ijambo rimwe wabwira abanyamulenge bose muri rusange dusoza abanyamulenge nuko aho bari hose bagomba kwibuka igihugu cyacu kandi ikindi cyongeye bakagikunda bitari bya bindi wavuze ngo by'umuntu kandi ntabwo buriya ngiye numva nta n'impamvu yo guhatira abantu nyine kubw'igihugu cyabo umuntu wese wumva nyine biri ku mutima wiwe naze tujye kubaka igihugu uri tayari kugenda nzagenda uri tayari kugenda yego komanda guys ni Lucky TV1 mwakurikiranaga mu by'ukuri uyu mukobwa ni nkaho twamutunguye ntago
ntabwo byari biri muri gahunda wenda kuba twaganira nawe ariko duhaye akanya gatoya kandi mwumvisha ko twemereye ko tuzaganira nawe umwanya urambuye kuko nzi ko afite byinshi byiza ashaka kuzatuganirizaho. Rero niba utarakora subscribe kuri iyi channel komeza uyikore kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubibonera ku gihe. Ciao 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 ciao, tuzongera ubutaha.